aravuga ngo gukiranuka kwavuye mu ijuru ngo kwarabonetse. Uko gukiranuka ninde? Ni Yesu Kristo wenyine. Iyo tumwizeye, yaravuze Yohana mu gice cya 1 umurongo wa 12 ngo bamwizeye bose ngo yabagize kuba abana b'Imana. Amen. Kandi aravuga ngo abo bakiranuka gutyo ngo ntibabyawe n'abantu, si imbuto yavuye ku muntu, ahubwo ngo n'imbuto babyagwa n'Imana yonyine gusa. Utarigeze kumenya icyaha, Imana aramushenjaguye. Niko Yesaya yavuze. Yaravuze ngo yarasa n'abakubiswe n'Imana agatukwa nayo, ariko ngo ibicumuro byacu nivyo yari yishizeho. Kubera iki? Kugira ngo gukiranuka kw'Imana gusore muri Kristo Yesu. Twebwe tukwambikwe tuguhabwe nka gift. Dukiranuka kubera ko Kristo Yesu yinjiye muri twebwe. Gift ikomeye kuruta izindi zose. Yinjiye muri twebwe duheza gukiranuka kwiteka. Kandi si ivyo gusa, gukiranuka kw'amategeko kuza kurangirana n'umuntu yapfuye. Mureke dukoma amashi menshi duhimbaza Imana. Nuko amaza terura yankuge ireremba kuri wa mwuzure, abicaye mu kuge bafite mw'amahoro we, kugeza ubwo bazasohoka muwe. None natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu we. Niba ushaka amakuru ngwino wihitiremo we, agakiza we ureke kurimbuka we. Haleluya! Haleluya! Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana kubera ko mwabonye uko bimeze. Ni nk'aho abantu kera binjiye mu kindi kirere, ariko Dawudi agume hariya. Abicaye mu kuge bafite mw'amahoro we, kugeza ubwo bazasohoka muwe. None natwe dufite iyo nkuge we, n'agakiza twawe na Yesu we. Niba ushaka amakuru ngwino wihitiremo we, agakiza we ureke kurimbuka we. Byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 31 haravuga ngo bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Haleluya. Dusubiremo. Ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 32 turasoma tugeze kuri 34. Haravuga ngo bamubwira ijambo ry'umwami duhera kuri 31. Baramusubiza bati izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabashana abuhagira inguma, aherako abatizanywa n'abe bose. Amen. Cyagice twadusoma urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 21. Urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa kabiri igice cya 5 nihajya basomye kuri 21. Haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we muri Yesu. Haleluya. Duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Twongeye gushima Imana uyu mugoroba. Nari n'ubushako twari kwinjiye mu kindi kirere, ariko reka tube nkabagerageza. Nituje gusoza ndakoresha iminota mike niko navuganye n'uwacu, kubera ko njewe ndi wahano, murabizi ko ndi wahano. Nukugira gusa ngo tugume dusingirizanye umwanya twari kuba twamuhariye kubera ko ari umushitsi uvuye kuri, ariko kubera ko twese ari guhana umwanya turashaka gusingirizanya muri ibi ngibi, kuko twese so tugenda ngo dukoraho gace. Nuko tutarahagera we, duturwa imitwaro yose we, dukizwe n'ubuntu bwawe we, izatwambika imyenda yera we, dukizwe n'ubuntu bwawe we,
byavugwa ko tuzahurirayo we ayi tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Immanueli ushindane ku Mana yacu umugezi utunganye w'Immanueli uvugane ku Mana yacu Alléluia. Pisa la morsima la garie champlea. Prime sa forme de casquette me la guerie. Ai ngumugaso tunganye w'Immanueli. Uvugane ku Mana yacu. Umugaso tunganye w'Immanueli. Ai uvugane ku Mana yacu. Twese manichore. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndashima Imana ko iduhaye gutarama uyu munsi twese turi mukwira bari hano mu giterane le mot simple parier. Amen. 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 Hallelujah. Ejo twarashimye kubw'ikaze mwatwegereje twara Hallelujah. 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 Kirere cy'Imana kimeze neza ariko nta Ndio. Ai kumugaso Tunganye w'Imana uvugane ku Mana yacu we Ai umugaso tunganye w'Imana uvugane ku Mana yacu hasala primer seminagari sa primer sakita la berie trufeni Hallelujah. Hallelujah. trume zakas Hallelujah. trame la riviera shaglo Hallelujah. Hallelujah. Ejo twaraganiriye ndababwira ngo gukiranuka duhabwa uyu munsi dufite uyu munsi n'umwambaro twambitswe udaturuka kuza twakoze byiza. Yego. Hallelujah. Amen. Paulo yaravuze Yesu yasoje icyo Yesu yazavuga. Yesu yasanze Yesu yagwanye no gukiranuka kw'abantu. Abantu bari baremeye gukiranuka kw'abafarisayo ngo bakagenda bakoreza abantu imitwaro bo badashobora kwikorera bagakiranuka inyuma ariko imbere mu mitima yabo badakiranutse. Ejo ndababwira ngo gukiranuka uyu mwanditsi yanditse Paulo yari kwandika yari kwabwira abantu ngo tugire gukiranuka kw'imbere kutaduturutseho twebwe. Yesu atwambika mu mitima kugira ngo tuhinduke gukiranuka kw'Imana. Hallelujah. 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 Hanyuma rero ejo ndababwira ngo gukiranuka kwa Yesu birashoboka narabashe ngo ase birashoboka ko umuntu yokiranuka. Dusanga igisubizo birashoboka ko umuntu yokiranuka. Ndio. Ariko agakiranuka ariko gukiranuka kubiri kw'abantu. Amen. Amen. Gukiranuka kwa mbere ni gukiranuka kuza gukora inyuma gusa ariko kudakora imbere mu mutima. Ni gukiranuka kw'amategeko umuntu ashobora kuba amategeko ariko Imana itazi ko akiranutse. Kuko abantu benshi bagira ko gukiranuka kw'idini. Yaruguru wacu abantu bagazaba ngo jeune methodiste bigasa nkaho ari kibari cinjiza umuntu mu ijuru kumana vuba nkaho akiranutse. Ejo narabwiye ngo ninka kwa gukiranuka umuntu azatanga imboga kugira ngo naje gupfa ngo bazomuhamye ngo ari umukiranutse ngo yigeze gutanga imboga ngo zigeze undi muntu. Uko siko gukiranuka. Gukiranuka twatubwiza Paulo yavuze hano. Yavuze gukiranuka ko mutima. Mu Rwandiko rw'abaroma yakwise ngo nugukebwa ko mutima. Hallelujah. Narabwira ngo gukiranuka Yesu yaje kuduhereza kwadukora ibintu bine tutari dusanganwe icyambere kwaduvukisha mu ryango tutigeze dusangwamo. Paulo yaranditse ngo nicyo gituma tuzagira umuntu wese dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe ariko nguhereye umunsi abari muri Kristo Yesu n'umuryango musha bari muri Kristo Yesu bahawe undi muryango bavukamo. Icya kabiri yabahaye umurimo wo gukora kubera ko Bibiliya iravuga ngo amaze kudukiza amaze kudukwa gukiranuka ngo yaduhaye umurimo wo kunga Imana n'abandi. Icya gatatu ngo yaduhaye umurimo. Icya kane atubwira ububiko bw'ijambo ry'Imana kugira ngo tujane ububiko bw'isi. Hallelujah. Hallelujah. None uyu munsi izo mbaraga zo gukiranuka twozikura nakantu kamwe ngiye kuvuga gusa mu ndindira ngiye gusoza. Aka kantu kamwe dusomye kavuga ngo kwizera niko kuza niyo maboko azadusingiriza gukiranuka kw'Imana neza. Umugezi utunganye w'Immanueli uvugane ku Mana yacu. Umugezi utunganye w'Immanueli hey saida paibe sabila ripripe sanfila gari. Umugezi utunganye w'Imana uvugane ku Mana yacu. Hey hallelujah. Paulo yigeze kugira ikibazo ngo asanga bene wabo mu gice cya 10 cy'urwandiko Paulo yandikiye Abaroma arabwira ngo bene data mfite
mfite icyifuzo mu mutima cyo kubasengera. Icyo cyifuzo ngo si ikindi ngo nukugira ngo bene wacu bakizwe. Yego. Haleluya. Haleluya. Kandi abo yasabwira n'abayuda bene wabo wera kuri Abrahamu bari bazi ko bakijijwe. Ariko arabya ngo mfite ishaka bimwe ngo mfite icyifuzo kimwe cyo kubasengera ngo ni kimwe gusa. Ngo nukugira ngo bene wacu bakizwe. Baratangara. Atese tugiye gukizwa iki? Ngo nasanze mufite ishaka ngo ariko ritava kubukiranuka kw'Imana, ritava ku Mana. Ngo kubera ko kigiye baretse gukiranuka kw'Imana, bagerageje kwihangira ukundi gukiranuka kwabo. Uko gukiranuka kwabo bariko bihangira ni ukuvuga gute? Ni ugusohoza amategeko, ariko bigasanga wa munsi wa wundi yafashe umugore asambana kandi nawe ari umusambanyi, ariko ngo arangize akaja kumutera amabuye kandi nawe icyaha cyaramusinze. Gukiranuka kw'inyuma kutaza gukora imbere. Yego. Amen. Amen. Ariko Paulo ariko agira ngo bakure kuri gukiranuka kw'inyuma, abinjiza mu gukiranuka kw'Imana kugira ngo bahinduke gukiranuka kwejejwe Imana ishaka. Twahize Imana icyo reme. Haleluya. Haleluya. Ni ndenze iminota 10 sintegeke. Ai umugasi Tumanye w'Imana uvugame kumana yacuwe. Haleluya. 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 Yasabagaru gukiranuka kw'abantu. Gukiranuka kw'abantu kuza gukura umuntu iriya mu bandi benshi ukamuzana ukamutera kandi kugira ngo agaragare ko umuntu ukiranutse. Ariko gukiranuka kw'Imana kuza kumujana kure abantu batabona agakiranukirayo agakora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Kandi ko Paulo ariko abwira ko ngo bene data mufite ishaka ryo gukiranuka ariko kudaturutse ku Mana. Haleluya. Haleluya. Reka nsoze. Kwizera muri tuzatugenda na kwizera ku buryo butatu. Icyambere tugira kwizera kuza kuduhesha ubugingo. Icyakabiri tugira kwizera kuza kuduhesha ibitangaza. Iyo tugiye gusengera umugwayi tuzamusengera ngo agire ubugingo. Tuzamusengera ngo amaboko ye wasingira igitangaza kivuye mu ijuru. Icyakatatu tugira kwizera kuza kudukoresha imirimo y'Imana. Amen. Iyo tumaze kwizera tukagira kwizera kuduhesha ubugingo. Tuzadutera intambwe ya kabiri tukagira kwizera kuduhesha ibisubizo. Icyakatatu tugira kwizera kuduhesha gukora imirimo myiza. Yakobo yaravuze ngo umuntu ufite imirimo adafite kwizera ntacu, ariko kandi no kwizera kutagira imirimo ntacu bivuze. Amen. Kugira ngo zombi bihure no kugira kwizera gukoresha imirimo y'Imana. Ai umugasi utunganye w'Imana Uvugame kumana yacuwe. twese Imana ishorana. Haleluya. Uko kwizera gutuma umuntu akiranuka. Kwizera kwa mbere Kristo akinjira mu mutima w'umuntu. Yego. Dusoma ijambo ry'Imana ariko utarahagera Yesu baramufashe bamujana inyabihanga igorigota, baramusohokana mujana inyuma mu gwa kivume ngo baramutwara Yesu. Bageze inyuma y'umurwa bagiye kumubamba babona sitoshe bazana ibivume bibiri ngo bishira iruhande rwiwe, umwe imoso undi buryo. Ndashaka kubabwira ko no kwizera nta hantu utogusingirira, kandi reke nkubwire ni ukuri kose umuntu yotinda amateraniro ariko adafite kwizera kw'Imana, afite gukiranuka kw'abantu. Amen. Amen. Ukuzuza amategeko muzamwibuka wa musore byavuze nabivuze ejo bundi hari wa musore muzamwibuka ibyo yavuze. Yesu aramubajije ngo se amategeko yose warayujuje kugira ngo ukiranuke? Aramubwira ngo yose narayujuje. Yesu aramubwira ngo usigaje kimwe, ko Yesu yarazi ko adakiranutse mu mirimo iterwa no kwizera. Aramubwira ngo genda ufate ubutunzi bwawe bwose ngo ubugurisha numara ubwire gute ngo ubushira abakene. Yego. Yo aravuga ngo kwizera kukumenya nari nshaka kukumenya, ariko uko kwizera ko gutanga ibyanje ngakora imirimo myiza nkikura ibyanje kubera kwizera kugira ngo nkiranuke bitavuye ku mategeko bivuye ku mutima w'Imana. Yamabireka birashoboka ko umuntu yokiranuka ku isogo n'ibindi zose rijya zanya gasogereza bageza kiranuka abafarisayo, ariko udafite gukiranuka kw'Imana. Nguhamagariye uyu mugoroba. Haleluya. Haleluya. Nguhamagariye uyu mugoroba usohoke mu rungano winjire mu muryango wa Yesu. Aramubwira baramubwira ngo ibizo dukora byose nta kibazo wari ukirinjije udafite gukiranuka, ariko kubera ko kwizera ni gutibuka mutima wawe naba mu rugo rwa mwese murakira. Haleluya. Haleluya. Yo yamubwira ngo nta kindi kintu gisigane muza tuje mu rugo. Arabashana ngo bageze mu rugo ngo abomura ingoma zose arabacumbira, ariko ngo arangiza aravuga ati ikindi kintu gisigane giki munjane mu mazi mubatize. Kera kwizera kwa remesi ndashaka gukora imirimo yo gukiranuka. Iravuga ngo rero ngubu yahindutse protokole wabo. Uwari bafunze yahindutse protokole kubera iki? Kwizera yo kugeza mu mutima kwereka umuntu imirimo yo gukora. Nasoje. Urashaka gukiranuka? Sohoka mu idini. Usohoke mu mategeko.
nurangiza uze winjire mu muryango Imana igumugishe mwinshi mutware naze na pasteur Horana twakira umuvuga butumwa kabiri yego na president Sibomana no urashaka gukira ni gitana cy'uruzi ko harya yego siko bimeze timukagendere mu mategeko mu gukiranuka kuzanwa n'amategeko Paulo yanditse yaravuze ngo Mose yanditse iby'amategeko byo gukiranuka guheshwa n'amategeko nguko gukiranuka kuza gukiza umuntu wayakurikije yose ariko mureke mbabwira umuntu wari urimo iyo wicaga itegeko rimwe muri yose waba gukiraniwe kuri yose gukiranuka ku mategeko ni ugusohoza yose icyarimwe kandi ntibizoshoboka ariko gukiranuka Paulo yaranditse yandikiye abakorinto mu gice cy'abaroma mu gice cya 3 aravuga ngo ariko gukiranuka kw'Imana kwarabonetse haleluya gukiranuka kutaruka farisa kwarabonetse haleluya haleluya aravuga ngo gukiranuka kwavuye mu ijuru ngo kwarabonetse uko gukiranuka ninde ni Yesu Kristo wenyine iyo tumwizeye yaravuze Yohana mu gice cya 1 umurongo wa 12 ngo bamwizeye bose ngo yabagize kuba abana b'Imana amen kandi aravuga ngo abo bakiranuka gutyo ngo ntibabyawe n'abantu si imbuto yavuye ku muntu ahubwo ngo n'imbuto babyagwa n'Imana yonyine gusa utarigeze kumenya icyaha Imana aramushenjaguye niko Yesaya yavuze yaravuze ngo yarasa n'abakubiswe n'Imana agatukwa nayo ariko ngo ibicumuro byacu nivyo yari yishizeho kubera iki kugira ngo gukiranuka kw'Imana gusore muri Kristo Yesu twebwe tukwambikwe tuguhabwe nka gift dukiranuka kubera ko Kristo Yesu yinjiye muri twebwe gift ikomeye kuruta izindi zose yinjiye muri twebwe duheza gukiranuka kwiteka kandi sivyo gusa gukiranuka kw'amategeko kuza kurangirana n'umuntu yapfuye ariko gukiranuka kwavuye mu ijuru kuduheza ikibari cyo kubona ivyicaro na nyuma yo gupfa ijambo ry'Imana rituganze amen amen mugazi utunganye w'Imana umugazi utunganye w'Imana haleluya tugiye guselebratinga kubera ko twahawe gukiranuka ariko kandi tunashima Imana kuco yarayikoze ciza turashima Imana ihabwa icyubahiro amen ko yazurira mu cameraman n'abandi bose bahuye niyo sanga ariko Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro ko ari Imana yacu saruga tambuka satama ni minota nushaka umuvuga hari ikindi kintu ugiye gukurikizaho si umuvuga butumwa tugiye kwakira nje naciye mu minota yanje kugira ngo kano gasirimba kaboneke twakira umuvuga butumwa kabiri kujya wazicuranga dawo
nimuzane ibitabo z'umushitsi kuriya aha twari tugeze ikidendezi cihindurije kugira ngo Imana ikore mwamu bitambusa nta kibazo kirimo reka tiburindi rimwe twama tumwakira